urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu mwese muteze amatwi ikiganiro ejo. Iki ni ikiganiro cya 18 mu biganiro 30 muzagezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID19 mu Rwanda. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingaruka za COVID19 ku rwego rw'imikino na siporo mu Rwanda. Ese hakorwa iki ngo urwego ruzahuke? Ntimucikwe kuko muri iki kiganiro tubafitiye n'agace ka 18 k'ikinamico Sigasira. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, byinshi mu bikorwa bya siporo byarahagaze ndetse n'imikino irahagarikwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Nyamara hari benshi basanzwe bakesha amaramuko ibi bikorwa bisanzwe byitabirwa na benshi mu gihugu. Muri iki kiganiro twaganiriye namwe mu batoza, abakinnyi ndetse n'abitabiraga ibi bikorwa batubwira ingaruka COVID-19 yabagizeho, uko bari guhangana nazo ndetse n'icyo bifuza ko cyakorwa. Ni kuri mikro ya Honore Ishimwe. Kuva hagati mu kwezi kwa gatatu y'umwaka umupira w'amaguru mu Rwanda warahagaritswe kubera icyorezo cya coronavirus. Uretse umupira w'amaguru hari indi mikino nayo yari itunze abayikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi yahagaze. Aba ni abatoza b'imikino na siporo zitandukanye mu Rwanda. Kamari Methode ni umutoza wungirije w'ikipe ya Gicumbi FC, arasobanura uburyo bakozwe n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ikiri gukorwa mu guhangana n'ingaruka. Hari abantu baba bafite imiryango, kwishyura inzu, ibyo kurya, iki byose utagize icyo winjiza urumva ko bikugiraho ingaruka, urahungabana. Ubu ndi kugerageza korora inkoko kugira ngo ndebe ko nabona umusaruro w'amagi. Ayinkamiye Domitire we atoza atletisme mu karere ka Gicumbi, arakomoza ku ngaruka zishingiye ku myitozo ndetse n'icyo abakora siporo bahombye mu buryo bw'ubukungu. Mu bijyanye n'ubuzima, iyo umuntu adakora ibiro biriyongera, kandi ku mwatlete hari ibiro runaka aba agomba kuba afite. Ikindi ni ikintu kijyanye na motivation. Tuvuge niba uri gutegura competition, buri competition yose baba bagomba guhemba. Kwa dufaranga yabonaga yacitse intege kubera ko tuba dufite contact zabo dutoza, ugerageza kubapangira umwitozo. Urabizi ko batwemereraga nibura gukorera mu rugo, umwana ugerageza kumupangira ukamubwira uti mu gitondo ukore gutya, ukore stretching, ukore fitting, ukore gutya na gutya. Ni mu gihe Nsanzamahoro Jean Bosco umutoza wa handball wasanga uretse guhomba mu buryo bw'ubukungu bizatwara imbaraga mu gusubiza abakinnyi ku gipimo kimwe. Harimo abakoze siporo muri COVID, harimo abatarayikoze. Abo bantu kugira ngo uzongere ubahuze bajye ku rwego rumwe mu mikinire, izo bisaba igihe kugira ngo urwane n'ibyo bintu. Olivier Nizeyimana ni umumetre de nageri, abazwi nk'abatoza bigisha koga mu mapisine, avuga ko COVID-19 yagize ingaruka ku mibereho ye. Gusa ngo ntiyicaye, ahubwo yashakishije icyakomeza gutuma abaho. Imbaraga yarabonekaga ugasanga nta kibazo, ubuzima buragenda neza. COVID ikiza rero ibintu byahise bihinduka, usanga nyine ubuzima butangiye kuducanga. Bigeze aho ngaho nibwo twafashe umwanzuro wo gutangira kujya gushaka akazi ahandi hantu. Ndi umuseriveri mu alimentation Kimironko n'ubundi. Abakinnyi nabo bavuga ko batasigaye mu guhungabanywa na COVID-19, dore ko ngo yageze mu nguni zose. Cyakora ngo ntibapfumbase amaboko kuko imyitozo itari rusange ikomeje, bafatanya no gushakisha ubundi buzima. Mu kiganiro ejo turi kumwe na Muhumure Omari akinira Gicumbi FC na mugenzi we
Ndakwibuka Simu. Birumvikana ntago wakora nkuko abatoza bari basanzwe bagukoresha, ntago waba mu rugo gusa nta kandi kazi ufite kandi uzi ko akazi twe kadutunze ari umupira. Nabanje kujya mu gukata amatike nkakatamo nk'icyumweru mbivamo, arakaraka nari kubarura nk'abantu wabona bitanu kajya mu rugo. Franga yarabuze, ntago wajya kubwira umuyobozi wa equipe ngo baguhembe, byangiye mfasha ababyeyi banje gucuruza. Icyorezo cya COVID19 hashingiwe ku buryo cyandura, bamwe mu bafite aho bahurira na siporo kimwe n'imikino muri rusange, harimo abafana abajya mu mikino yo gutega mu gutsindira amakipe, bavuga ko COVID19 nabitaboroheye kubwiza impamvu bagaragaza. Kuko ibyishimo byaragabanyetse, kishakira ibyuma tukaza tugakora umubare w'abakeya. Mu rugo urumva n'amajima aracyafunze, twagerageje kugenda twishakamo ibyishimo muri ubwo buryo. Uko tubigenza nta kundi, iyo ufite agateleviziyo ureba aho imikino yarangiye cyangwa se ukareba iri kuba ubu ngubu, kurumva nyine abantu muri rusange baba bari mu bwigunge. Mu rwego rwo gukomeza kubahiriza amabwiriza atangwa yo guhangana na COVID19, amashyirahamwe n'imikino yasabwe kuganira n'abanyamuryango bayo. Amakipe, abayobozi, abatoza n'abakinnyi bagatangira gukora gahunda z'ahazaza bagendeye ku cyerekezo gitangwa na Minisiteri ya Siporo. Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'ikiganiro ejo. Arakoze Honore. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwoherereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Niki cyakorwa mu rwego rwo guhangana n'ingaruka icyorezo cya COVID19 cyagize mu mikino na siporo by'umwihariko mu Rwanda? Mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi na Jean-Luc Imfura yacu, umwe mu banyamakuru ba siporo hano iwacu mu Rwanda, ndetse akaba n'umwe mu bakurikiranira hafi ibijyanye n'imikino na siporo byo mu Rwanda, maze amuvira imuzi icyakorwa ngo uru rwego ruzahuke. Reka tumwumve. Siporo nayo kimwe n'izindi sekiteri nyinshi yakubiswe bikomeye na COVID-19. Abenshi ibikorwa byaba akazi kabo karahagaze kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu mu kwezi kwa 10 nibwo tubonye ko leta yongeye gusubukura byibuze imyitozo tariki 28 z'ukwezi kwa 9. Ubwo wenda tukanagira n'icyizere ko competition nazo ubwo zishobora gutangira mu gihe kiri imbere. Hari abadahembwa muri siporo zimwe hano mu Rwanda ariko bagabona gahimbaza musyi iyo bakinnye, baragatakaje kugahimbaza musyi, batakaje uwo mushahara na ma institution make cyangwa ni ibigo bike byakomeje gutanga ibyo byatangaga ku bakinnyi no ku bandi bakozi babo bo muri siporo. Ibyinshi ubona yuko muri rusange byarahagaze. Biragoye ku miryango ifite ibyo bikorwa bya siporo imyinshi. Hari ibindi bigo bimwe na bimwe bifite amikoro, hari n'abamaze gutangira n'ibikorwa by'imyitozo bitewe n'amarushanwa bafite vuba ngaha. Ariko ikintu gihari cya mbere, ingaruka za COVID zizagaragara cyane muri uyu mwaka w'imikino ugiye kubaho. Nkeka ko amakipe menshi ashobora kuzahura n'ibibazo byo kuba bagabanyiriza abakinnyi imishahara. Hari bamwe tubona nko ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi ubona ko babigiyemo gake. Yewe hari n'ibikorwa bimwe na bimwe bya siporo bishobora kutazabaho wenda kubura abafatanyabikorwa cyangwa se abaterankunga. Nk'ubu nk'urugero nko mu mupira w'amaguru tubona nk'umujyi wa Kigali watangaga miliyoni zigera muri 300 nko mu ikipe yabo y'umujyi wa Kigali bavuga ko bazatanga miliyoni 49 zonyine. Urumva ko ni ukugabanuka ku rwego rukomeye, ni nko guturuka hejuru kwikubita hasi. None gusohoka muri iyo krize cyangwa gusohoka muri icyo gihombo bishoboka gute? Hakorwa iki? Birasaba ko habaho ingamba zikomeye kandi zikumvikanwaho hagati y'impande zose, yaba ugena yaba n'uwakira. Ubu bavuga ko amarushanwa ashobora kubaho muri discipline nyinshi batemera ko abantu baza ku bibuga. Iyo abantu bataza ku kibuga, akenshi ubona ko siporo yacu yubakitse mu buryo butari bwatera imbere. Ubona ko abenshi bakura hanini mu byo binjiza, abafana baje kureba imikino, rimwe na rimwe n'abamamaza bakamamaza ku bibuga kuko haba hari abafana baje kureba iyo mikino. Nta shampiyona none nimwe dufite hano mu Rwanda, yaba mu mikino y'amaboko, yaba mu mupira w'amaguru, yaba cyclisme, nta shampiyona nimwe dufite ikiyerekanwa kuri za televiziyo imbona nkubone. Turebye nk'urugero mu bindi bihugu byateye imbere, batakaje amafaranga yo ku bibuga ariko baracyafite amafaranga y'abasponsoro n'amafaranga ya za droit TV.
uburenganzira bwo kwerekana iyo mikino yabo. Ubona ko nicyo kindi kubafasha gusunika buhoro, ariko bitanababujije nabo kugabanya imishahara y'abakozi babo. Iwacu mu Rwanda rero hazabamo iki kibazo gikomeye, kuko abafatanyabikorwa simbona batanga amafaranga nk'ayo batangaga mu gihe abafana batari ku kibuga, ari nako izo resete cyangwa ibyinjiraga ku bibuga bitari kuboneka. Igihari ni ukugerageza kwegeranya ubwo buryo buke buhari, bakagerageza kubukoresha neza, bizagiraho ingaruka ku ireme rya siporo, binagire n'izindi ngaruka kubo bungukira muri ibyo bikorwa baba bakoze, kuko byanze bikunze bamwe imishahara yaragabanyutse, uduhimbaza musiki bamwe tuzagabanyuka, ariko ntago bizabuza ibikorwa bya siporo kuba, kuko ugiye kureba n'ahanini ubona ko siporo yacu muri siporo twakwita semi professionnel yubakiye ku bigo bya leta bibatera inkunga. Urumva ko rero iki gihe mu gihe iyo nkunga leta irabibona, izagerageza wenda gukomeza kuyitanga, niba bitangana nk'uko yanganaga bashobora kugabanya gatoya, ariko byibuze mu buryo bwemerera abo ngabo kuba bakina, tunareba ko wenda iki cyorezo cya covid tugize amahirwe cyagabanyuka cyangwa cyavaho, ejo n'ejo bundi ubuzima bukagenda bugaruka. Bwana Jalike imfura yacu, tugushimiye cyane umusanzu mutanze mu kiganiro ejo. Murakoze cyane ku mwanya namwe mwaduhaye. Turamushimiye Jean-Luc imfura yacu. Ese wowe uduteze amatwi wumva hakorwa iki ngo urwego rwa siporo mu Rwanda ruhangane n'ingaruka rwagizweho na COVID-19? Twoherereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Tugeze noneho muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira, turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro cya none. Iyumvire igice cya 18 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana urukundo rututumba hagati ya Kayitesi na Nkusi, naho Dansira we avuga ko korona ari nk'inkorora afite uko yayivura. Bimeze bitubu wicikwa. Merezo ya sukara ariko muke. Ese ubwo kuba wishyiremo ntushyiremo koko ubwo uyoboye ko ndi umutware w'urugo? Ariko Ruzinda, iteko uzajya unshakaho impamvu koko? Akanyenga. Ubwo icyo usundi kuzana hano ni igikifi? Imadudu papa. Icyo kimonjoro urakijyana he? Biba bwa mbere n'ubwanyu umuntu ukiri umwana ngo ni ikintu Ruzinda. Na ikiwerewere. Bitabaye ibyo nzakujyana mu buyobozi. Ariko urugo baruhambyemo umusazi se. Keretse nimba umusazi ari wowe. Kuko ibi byose byatangiye gukaraho utangiye kwicarira mu rugo. Mbere hose twari dutuje, kabona niyo nge nawe twashwanaga, nitwe twabyimenyeraga, none n'abana basigaye babigenderamo. Ego mana, mama ntumbwire ko uvuye mu muhanda wambaye agapfukamunwa gasa gutya. Karasa gate se Kayite? Ego ko mana, nabi cyane ariko kuko igikoresho cyo kwirinda icyorezo nuko kigomba gusa. Nta mahoro. Zagapfukamunwa k'umuhinzi kazi se ni ngombwa se kugafura boshye ufura umwenda w'ubukwe? Aha, reka nze nkagufurire n'ubundi njya nkagutira. Ariko se ma, wambaye wirukanshyuriza amazi kanda mwivi koko. Haguruka uziyishyuhiriza. Ndakuzi kwinegekaza kwawe. Kwinegekaza koko mama, ubu nureba ku ivi ryabyimbye. Ndabizi wanda akarengo nanze kwiga. Kandi nukuri mama, naraye mbyizeho mfata umwanzuro wo gutangira kwiga nshyizeho umwete. Wa mugani ntazagusebye. Uko se ukugura inzira muko? Mwarimu Nkusi. Niki sha? Waniruje akagare ka Madudu tukakuriza hano ku rubaraza ko natabishobora. Fi. Karama. Uwo mwana ucunga mu kagare umukuye. Madudu se si uwacu. No wanyu? Ko ntamuzize. Ubwo ntumbeshya sha? Oya ntabwo nkubeshya. Ahubwo nuko papa atajya yemera ko mbibwira abantu. Girirwa mu nzu ntajya asohoka. None se murava he mukajya hizi saha? Ngiye mu rugo naharambiwe. Papa uratuka Madudu agakubita mama, ndumva ntashaka. Kuki oya fi, kirazira nta mwana wanga ababyeyi. Buriya bagukubise kuko wakosheje, ariko ntibazongera. Sibyo? Oya mwari, ntabwo dusubira mu rugo turigumira hano. Fi. Karama. Ntabwo nabagumana iwanyu batabizi ntiteranya n'umuryango. Gaho mubanze mukarabe intoki muze mu nzu. Gahinjira. Ejo mu gitondo mukibyuka nzahita mbatahana. Urumva? Reka nze mpamagare n'iwanyu mbabwire ko muri hano. Yo, Fisa hunzi wabo. Mukesha we yariye karungu. Ntiyiyumvisha impamvu amakimbirane ye na Ruzinda n'abayinjizamo n'abana babo. Bizagarukira he? Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19.
mwiyumviye iby'agace k'uyu munsi k'ikinamico sigasira. Ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi kinamico watwandikira kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Bakunzi b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho mu mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro tugezweho na Christelle Wikeza. Turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cya none. Ikaze Christelle. Niko rakoze reka ubutumwa bwa none mbuhere kuri Nzambazimana Teresa uherereye mu karere ka Nyarugenge, aho yagize ati guhangana n'ingaruka za COVID19 mu rwego rwa siporo n'imikino nuko icyambere cyakorwa ari uko imikino yose yakomorerwa ariko bagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID19. Haririmana Jean Paul yagize ati cyakorwa nuko bareka byibura 3 bya 4 bakemererwa kwitabira imikino ku bibuga. Ibi byafasha amakipe atandukanye. Jimimana Josue yagize ati dukomeze kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID19 turushaho guhangana n'ingaruka iki cyorezo cyazanye. Naho Kwizera Gilbert uherereye Shangasha yagize ati nk'abanyarwanda tugomba kugira uruhare mu guhangana n'ingaruka za COVID19. Naho Ntabareshya Jean Claude yagize ati turusheho kugira isuku dukaraba intoki dusiga intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Ati nta kabuza n'imikino yazagera higakomorerwa. Naho Hakorimana Robert uri mu karere ka Gasabo yagize ati nkunda gukurikira ikiganiro Ejo kuri radio Ishingiro. Reka minire kuri Jean Claude Ngoboka uherereye Gashanda mu karere ka Ngoma, aho yagize ati maze kungukira ubumenyi butandukanye muri ibiganiro bigamije kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka za COVID19 mu Rwanda. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibitekerezo byanyu turakomeza tubyakire. Nikore wasubirana ijambo. Urakoze Christelle. Mbonereho no gushimira mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ndetse namwe twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Tuzongere ku munsi w'ejo aho tuzaba turi kuganira ku mibanire y'abana n'ababyeyi muri ibi bihe bya COVID19. Nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi byose tumaze kubagezaho wasura YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Nitwa Nicole Giraneza, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga rumvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko bishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri Radio Izuba ivugira ku 100 ndetse na Radio Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Agaciro k'ubuzima ntawe utakazi, kwirinda n'ingenzi jya ubimenya, mu bihe by'icyorezo biba akarusho. Menya ko korona ari indwara ivurwa igakira, n'ikimenyimenyi benshi barayikize, hano iwacu ndetse n'imahanga. Ibanga nuko isuzumisha ubonye ibimenyetso, nk'umuriro gucika intege no gukorora, guhumeka wumva bikugoye n'ibicurane, wishidikanya hamagara ku murongo 114. Ibuka kwambara agapfukamunwa aho ugiye hose, tureke ingendo zitari ngombwa, tujye mu muheza bamaze kwandura. Korona yo yazari icyorezo, idufatanya tuzayitsinda. Ababyeyi n'abarezi, abana n'urubyiruko, tukaraba intoki ubudatuza, duhana intera hagati yacu, igihe wishyura cyangwa wishyurwa,
fasha abana